gisubizwamo ndaje uzajya urya ibibuvamo ubanje kubiruhira mu murongo wa 17 uzaniye ubutaka kuvumwa iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibibuvamo ubanje ugombye kubiruhira. reba neza ugasore gusoma neza reba muri telefone yawe cyangwa ubanje kubisengera ashwi kubigira gute kubisengera kubiruhira oya kubisengera ukuri haranditse ngo uzaniye ubutaka kuvumwa kandi iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibibuvamo ugombye kubiruhira. harimo abantu babayeho neza rero babanza kubisengera sawa nibarya ariko none ari icyo bashaka ari icyo bahawe n'abandi njya nkunda icyongereza ngo shall not eat of it, cast is the ground for your sake, in sorrow shall eat of it all the day of your life. It is sorrow. Babaro hina ugombye kubiruhira ntabwo ndarangiza uwo muvumo. Buzajya bumeramo imikeri n'ibitovu nawe uzajya urya imboga zo mu murima gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima urinde ugeze ubwo uzasubira mu butaka kuko ari wowe wakuye uri umukungugu niho uzasubira. kuki batatubwira hari ibintu nyine badukuraho batubwire batwigishe nka bariya batukana avuga ati uyu murongo bawusome atasigaye dusengere ubuzima nk'uko wabivuze dusengere Imana iduha imbaraga zo kugira ngo tutubikane ibintu bigende neza dufite ubuzima buzima utarwaye udahuye n'ibindi bibazo by'ubuzima ufite imbaraga kugira ngo upagase ufite imbaraga. In the sweat of your face shall they eat bread till you return to ground, for out west taken, for dust out to dust shall return. Gututubikana icyunzwe cyawe nicyo kizaguhesha cyo kurya. Hari ijambo waruvuze impamvu amadini atavuga bino bintu ntago babona amaturo n'amafaranga kandi umuntu ashinga idini ku nyungu runaka mutazi. Sindi umurevera se sindi umushumba se kuki ntashinze idini ifite ibisabwa byose nanjye aya magambo sinayigisha usugira ngo waba wohereje abantu mu kazi kuruta kubahamagara mu rusengero kandi urabakeneye mu rusengero kandi ukeneye kubabwira amagambo atuma bikora mu bazamura ubuzima bwabo bumanuke. ngira ngo nabohereza mu kazi bakazaza nyuma bamaze kuva mu kazi. Tubyihorere se kutari amadini agira amabanga menshi yanjye tubyihorere. Niyo mpamvu Yesu yanavuze ngo muzinduka mu bihanamanga mujya mu bihuru mushaka bo muhindura ngo ariko uwo muhinduye azara umwana wa Gihenomu nk'ubwo ebyiri kuruta mwebwe. Uwo muhinduye azara umwana wa Gihenomu kuruta mwe. Ahandi aravuga ngo mwinjiye mu rusengero ntimwajya nko murarukinga ngo ariko dore indaya n'abasinzi n'abasambanyi bazabatanga ijuru. Kuko ushinga idini afite ibintu yubaka agenda bizi ibyo nkubwiye kuko nizi icyo bita church arts and design. Ibyo abandi biga muri theology ngo ni church planting ariko church planting mu design na arts n'ubugeni muri byo ndabizi cyane. Buri yimbwe ngo nigira itorero ryanyu impamvu rigo bitanza kabiri ngahita nkora shema ngahita byuza ngwane okay kugira ngo uri design icyo twita design arts and design church.
Nuvuga ngo ndikwereka muri administration nkarikwereka mu byo kuyobora mu mwuka, nta kintu wambeshya buri nabiretse mbizi kuko hari icyo nshaka ku Mana yanjye. Urubyiruko rukora amaboko mu mufuka rukore, so noti n'urubyiruko, abantu bose. Ese ubundi bwo tuvuga nk'urugero nk'ubu, mbere yuko dutangira tunyoye agacyayi, yego, si nk'urugero ngo haye, yego, dufasha ka petit déjeuner, ngo tugire imbaraga. none mu myaka yanjye y'ubusaza nzajya gutera hejuru abakwe n'abakazana, cyangwa nagombye gushyigikira abana banjye? Uyu munsi rero byaracuramye, umuntu asigaye asaza akaba umutwaro wabo yabyaye, agatangira kwanduranya kuruta uko yagombye gusa ati bana banjye, ati umubyeyi ati mufate ya nka mushyirira abana, bakuzana amafaranga uti muyihorera amazu yanjye arishyura. Wasangaga basogokura avuga ati abana abuzukura banjye, ariko uyu munsi mukame mubashyira abana kuko bararushye. Ariko uyu munsi ahubwo bana nta mata mperutse, mushaka igitoki cyiza mushyire umukazana banjye. niyo mpamvu bavuze ngo urukwavu rukuze bararurya kandi ubundi urukwavu rukuze rwonka abana. Yego, ibi bintu tugomba kubisura, urubyiruko rukwiye gukora, abantu bose, gututubikana kwawe no kubira icyuya niko kuzaguha ibyo kurya, kandi uzajya ubikura nk'ibivuyemo, nabwo wabiruhiye ikere n'ibitovu, nawe uzajya urya imboga zo mu murima. Gututubikana ko mu maso hawe, yego, niko kuzaguhesha umutsima, urinde ugeze ubwo uzasubira mu butaka, kuko ari wowe wakuye. Uri umukungugu, umukungugu niho uzasubira. Kuki batatubwira? Hari ibintu nyine badukuraho, batubwire, batwigishe nka bariya batukana, avuga ati uyu murongo bawusome, atasigaye dusengere ubuzima nk'uko wabivuze, dusengere Imana iduha imbaraga zo kugira ngo dututubikane, ibintu bigende neza, dufite ubuzima buzima, utarwaye, udahuye n'ibindi bibazo by'ubuzima, ufite imbaraga, kugira ngo upagase ufite imbaraga. In the sweat of your face shall they eat bread till you return to ground, for out wast taken, for dust out to dust shall return. Gututubikana icyunzwe cyawe nicyo kizaguhesha cyo kurya. Hari ijambo waruvuze, impamvu amadini atavuga bino bintu, ntabwo babona amaturo n'amafaranga, kandi umuntu ashinga idini ku nyungu runaka mutazi. Sindi umurevera se, sindi umushumba se, kuki ntashinze idini ifite ibisabwa byose? Nanjye aya magambo sinayigisha. Usugira ngo waba wohereje abantu mu kazi kuruta kubahamagara mu rusengero. Hallelujah, 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 hallelujah. Ubumwe bw'abera ministries buyobowe na Reverend Hababazi Jean Baptiste, aha amavuta akandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo ibice 33 umurongo wa 14 kugera ku 16, hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa rya nijoro abantu bashyizweyo, bityo abaho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe nizo wowe. Ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana, wizitesha agaciro, wizisuzugura, izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira, bisenye biveho. Ibishingiye mu kuri nabyo bisenga ukiranuke. Ubumwe bw'abera ministries, buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe akore nk'imirimo, ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe. Uruwa agaciro, uriwe, kandi uriwe n'Imana izubakiraho amateka adasanzwe. Ubumwe bw'abera ministries, umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe. Shalom, shalom. Suje nkwifurije kugira ibihe byiza dukurikira ahereye hose. Ni kumwe bw'abera ministries, amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka, niho tuguhaye ikaze. Dutangiye icyumweru cyacu, murabizi ko gitangira ku munsi wa kabiri. Tubifurije kuzagira ibihe byiza muri iki cyumweru dutangiye, muzahahe muzaronke,
ndetse umugisha w'Imana uzababeho, ikibi cyose Imana izakibarinde mwebwe n'imiryango yanyu, abari hanze y'u Rwanda, abari mu Rwanda, abavuga bakanumva ururimi rw'ikinyarwanda, tubahaye ikaze. Amazina ni Jerry, ndacyari kumwe na Mushumba. Mushumba, waramutse neza? Yohana, aramutse amahoro, ndashima Imana n'abantu bayo bose. Nawe ndagushimira, twese na groupe dukora n'umurimo w'Imana. Tumva navuga ngo Imana ibamperumisha mu izina rya Yesu. Urakoze cyane Mushumba. Abantu banezerewe cyane, ndetse hanze aho namakomeje kugenda, abo twaganiriye, abo twahuye, hari video yawe abantu bari kuvugaho. Meze gute se kandi Imana yanjye? Ati amafaranga ngo hari ibintu bidasengerwa, amafaranga arakorerwa ntasengerwa, 100%. bamwe bati nibyo 100%, abandi bati warasenze uburiki, warasenze uburiki, ahubwo warasenze ubona iki? abandi bati Imana irayatanga gute se? Reka tuganirize ukuri kuzima gufatika. Ukuri kuzima, kuko gusenga ni byiza kuko hari umumaro bigira. Ahubwo se basenga ryari, bakora ryari? Ko twese dusenga dushaka amafaranga. Umva kugeza na n'uyu munsi ntabwo abantu bose bagira imyumvire imwe, ariko haryo ushaka kubwira abantu bakuriye inzira ku murimo. Amafaranga ntasengerwa, arakorerwa. abandi bakaza bavaza cya kibazo bati ko bajya gusenga Imana ikababwira ngo nguhaye amafaranga, ubwo urumva itayatanga? Araryama akaza cyangwa aragenda agakora. Reka nkubwize ukuri inshuti yanjye, niba hari abantu uyu munsi bakagombye kuba ari abakire, ni abantu biriza ubusa basenga bayasaba, ahubwo nibo bakene kuruta ujya gukora. Kuko igihe nemera gusenga ugasaba imbaraga zikujyana kuyakorera n'umugisha mu byo ukora, ariko wimbwira ngo uzapfuka muhumirize ngo arakorerwa complete. Narese Imana iratubura, wayakura mu kirere se? Hari ibintu abantu ubundi urabona, uyu ni umwuka w'ubunebwe, ni umwuka abazungu badushyizemo n'abanyamasengesho bacitse intege baratubeshya. Kuko nzi neza ko wazindukiye ku ndege n'uwazindukiye mu butayu uri burarariye n'uwe, ariko Imana ngo iragabura. Usubiza ibyo bintu byanyuramo. N'uwagiye ku ndege, kamubwiza ukuri, hari ikiganiro ngiye kuvuga ngo ko giye tutegura amasengesho, nta kibazo. Yego, ndashaka mve bino bintu. Uwagiye ku ndege akabonekera kuba mu yede n'ibingahe? ni 7. Wagiye ku musozi gusenga bimanukana iki? Arategereza bamuha. Uziba guha ryari? Ari uri ku musozi n'uri mu kazi, ninde ufite ikirengero cyo kurya? Uri mu kazi kuko azi ibyo ari bugire. Bibiliya nzaho umugisha imirimo y'amaboko yanjye. Yego, ibintu byo kumbwira ngo uraryama, niba hari abantu bafite ibibazo, kwishyura amazu byananiye, gukora byananiye, kenshi ngiye mvuga ririya jambo, urumva twe ba motivate tukwereka ibintu by'ukuri. Jere ufite experience agiyeho, ntandukanye n'uvuga aryamye kugira ngo adefande ubunebwe afite mu buriri. cakira Imana ibahaye amafaranga. Bariya niba abantu babeshya abantu ngira yaguhaye n'utwo bafite bakatubambura. Ariko nzi kumwambwira ati dusenge tunafu, narasenze nenda kuvaho uruhu, ntacyo wabonye. Ariko mu gihe ntangiye gutekereza gukora rya jambo ngo nzaho umugisha imirimo y'amaboko yanyu, nubwo ryagiye mu bikorwa cyane rwose. None Imana ikanakwirukanaho za karande n'inyatsi n'imivumo byakuzengurukagaho. harimo umuntu utekereza ko ari ukuvuga nabi Imana, kandi Imana ishobora byose, ariko ntabwo bashaka kumva ukuri kw'ibintu n'uburyo bikurikirana. None nakubaje ikibazo aho kiri kimwe, mubwire abantu bose uzumva barwanya ukuri ni uko batari mu kuri. Abantu bose barwanya ukuri nuko batari mu kuri. Yes, Bibiliya iravuga ngo dore ikibira mugende muteme. Bibiliya tudakora ntakagire gute, ntakarye. Ntekereza ko ntabwo wasenga. Erangere iti gututubikana kwawe niko kuzaguhesha umutsima. Bajye bibuka amagambo navuze ngo imivumo ine ku isi itagipfa guhinduka. Yego, ihindurwa n'ibitangaza no gukora. Ibyo narabikubwiye. Yego,
ariyo mpamvu abantu bahakana karande n'imivumo jye sindi kumwe nabo. Nk'ubu ijambo umuvumo ryanditswe inshuro 22 mu isezerano rya kera. Mu isezerano rishya ryanditswe rimwe mu Bagalatiya ikaba inshuro 24. urumva ko ikintu gisubiyemo kenshi. None urumva narabwiye ni hari imivumo ine bayita ngo ni general curses. ubwo ni imivumo rusange abantu bose aho wava ukagera aho wakwicara uko watekereza. Ni ijambo riva mu itangiriro. Ibi bintu ndagira mvuge gukora babyumve. Yego kuko nibyo turiho, kuko abantu bagomba guhumuka bakamenya uburyo basenga, amafaranga barayasengera, bayakorera ryari, Imana itanga umugisha w'amafaranga ryari. Nuko wawungutse ugatanga n'ibyacu n'ibindi byose. Buriya impamvu ugiye nshaka ko tunabwira ko turi gutegura the 14 days of deliverance from bondage and evil art. Ubwo ni amasengesho y'iminsi 40 iminsi 14 yo kubohoka imigozi ya karande n'ibicaniro bibi. Kubera ko tugiye kwinjira mu kwezi kwa 7, tugiye mu gihembwe kibi. Kwezi kwa 7, ukwa 8, ukwa 9 kugera mu kwa 10 n'amezi utazi ubwenge. Nk'ubu ugiye kubyinjiramo ari muri crise kuyisohokamo azashwanyuka. Nanone ubyinjizamo imbaraga Imana ameze neza araza kubaho. Haleluya. Kuko biteye ubwoba kandi niko Imana yanegetse. Njya kubwira abantu ngo narose gutya. Oya ari ibintu ntajya mvuga kubera aho ntagomba kubivuga nyine. Yego. No kuvuga ko Imana yeze iki ntago nzubwaje Imana nyine urumva ndashaka ibintu tubiganira. The four major cyangwa the four iri major cyangwa iri nini curses ku muntu wese. Ubwo ni imivumo ku muntu wese. Wari we wese. Itari yo muri famille. Ititaye aho turutse, ititaye aho uvuka. Waravutse gusuriho. Ni amagambo. Imana ihana inzoka na Adamu na Eva. Yego. Bice 3 umurongo w'8 byitangirira. Reka dusenga Imana tubyinjire. Amen. Mana data wa twese uhoraho, Mana y'imbaraga, Mana y'ubutware, mu izina rifite ubushobozi n'ubuhanga n'ubumenyi, turi imbere y'ubwiza bwawe kano kanya, njye n'umugaragu wawe n'abandi dukorana Mwami, tugira ngo tuzamure kino cyigisho, kuko data muri iyi si hari abavuga bimwe abandi bakavuga ibindi ku nyungu za buri muntu, ku gihe cya buri muntu, ariko data ijambo ryarambwiye ngo wagenewe ubwami azabubona. Nyemerera dutsinde imbaraga z'abadayimoni n'imyuka mibi y'uburyo bwose, kandi Mwami twemerere mu minsi dutegura mu cyumweru gitaha 14 days of deliverance from bondage and the evil altar, uzabane natwe Mwami. Byumwe mu 10 yo kubohoka ingoyi, imigozi, amagambo, amarozi n'intambara, databuja no kuva ku bicaniro by'ubukene, by'ubutindi, by'inzara, byo gupfusha, gupfakara, kurwara, kubura amahoro, byo byose data dushobora kubana natwe. Ngaho dushyigikire kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Nyamara amasengesho azaba aryoshye. Yego. Kandi jewe sinzi ibyo ari byo, ariko Imana ibishatse, ariko ubungereza bari n'Imana haryo ubundi ubwo nako bano banyumva babishatse bikabaza ku mutima, bakambaza ikibura kugira ngo bambone amaso ku maso, nta kibabwira. Kuko ibikenewe byinshi narabigerageje. Hasigaye ikintu kimwe cyonyine n'akandi kantu kamwe, ibisigaye internet iri nk'amaka byose birakamirira harimo n'amayekara hari, ikintu cyose kirateguwe, ariko abantu bakeneye kubona ngo baganire, mbasengere babibone, aho nshaka ko bakira ku mugaragaro. Yego. So rero twihuse cyane. Sorry Nshuti yanjye nkunda disi ngo yarwaje. Muraho neza, ntabwo duherukanye, mumeze gute? Narwaje umugore kanseri, nabaye nk'ucanganyikiwe, ubu Imana izamukiza ndabyizeye. Komera Nshuti yanjye. Kandi yari amaze
no gupfusha umuntu wo muri famiye. Imana imworohereze ariko tugiye kubisengera. So urumva rero ikintu kiburaho ni kitageze bashaka twavuga wenda kugira ngo abantu bajye bazakurikira aya masengesho cyangwa se no mu bindi bihe habura ikintu bita video mixer ubwo nakuma kagurwa kugira ngo gahuze abasengerwa nawe no kurekara kugira ngo ibintu bijye bigenda neza, buri wese agaragara online nyine bigaragara. Kandi niba mbikeneye kuko hari umuntu twasanganye mu gitondo aramubwira ngo dukurikiye imyaka 2 atavuga yicecekeye yandika. barahari benshi bakurikira. Natari iri jambo rero twarimo dusoma, bumva imirindi y'Uwiteka. Ntabwo ushaka gutinda cyane, kaduhere ku murongo twumva. Uwiteka mu murongo wa 14 bice by'itangiriro, Uwiteka Imana ibwira iyo nzoka iti, kuba ukora ibyo, kuko ukoze ibyo uri ikivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose. Uzajya ugenda ukurura inda, uzajya urya umukungugu iminsi yose y'ubugingo bwawe. Nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Kandi Uwiteka ya mivumo ngiye kubwira inzoka tuyire ko nta nzoka dufite hano hafi. Yego, izo ni kazi kazo, birayireba. Yego, gusa utayikubise umutwe ntipfa, ariko nawe mu kintu cya mbere yisha n'umutwe wayo, kuko izi ko ariko gupfa kwayo. Imana niko yavuze. Reka twigire ku bantu bacu. Kandi Uwiteka Imana abwira uwo mugore ati, kugwiza nzagwiza umubabaro wawe ufite inda, uzajya ubyara abana ubabara. Cyo ni icyambere. General cases, imivumo rusange ku muntu wese wavutse. Kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe, nawe azagutwara. Tuganire nk'abagabo. Yego, nk'abantu ijambo ry'Imana mujya mumbwira ngo turi byaremwe bicyanga muri Kristo Yesu birahindutse, ibyo byanyu by'imivumo ngo ni byari tari ngo n'ubuteka mutwe ngo bakavuga ibintu byishuka bihorera. Yego, none ndagira ngo mbariza abarokore, iki gise n'uyu munsi ntacyo bumva. none se iyo basenze ntikivaho, kuki badasenga ngo kiveho? Nyine kuki kitava? Ubu umukire umukene ubikine ubwo abazungu batangiza system yo gutera ikinya bakanetraliza uruhande rwo hasi, ariko nubundi wabyara nta handi wabare uzabwumva nyuma yo kubyara. Hari abo bongera, hari abo bagira gute, hari ibyo bakora barabizi, hari abo bashyira mu bitazavantuze, ntago nshaka kubivuga byose, ariko yabo murokore yabo ukijwe udasenga n'udasenga byonyine na mbere yuko kubyara byara uzi gutwita ukuntu bivuna. General cases rusange ku muntu wavutse wese. None mbwira guteka Imana kitayo, niba ukuyeho uwabyaye bwa mbere byagenze gute? Uyu munsi bimeze bite? Sikara abantu baba badashaka kumva ukuri. Kutakumva nuko bafite amana. Narakubwiye ngo nta musazi wemera ko yasaze. N'umukene akubwira impamvu akennye ati nukubera ko ibiciro byazamutse. Ariko na bitazamuka ntacyo yari afite. Ibi ni umwuka wa sekibi wo kujijisha no guheza abantu mu mwijima. Kabiri, kwifuza kwawe uzaherera ku mugabo wawe, nawe azagutwara. kandi nawe azagutwara. Ibi mbikubwiza ukuri, hazaho feminisme, hazaho uburenganzira bw'abagore, hazaho uburinganire, byanga byakunda kwifuza k'umugore kurangirira ku mugabo. Imana yabivuze. Kandi umugabo aragutwara. Ube warize utwarwa n'utarize, uzatwarwa. Ko nyine niwe gukura iwanyu, si wowe umukura iwabo.
niyo mpamvu agutwara. uba ukora akazi kameze gute imbere y'urunamo kandi kwifuza kwawe kuzarangirira kuri we. Ntabwo nshatse kudebata iryo jambo. burya reka tubwize abantu kuri guhari. Abagore bifuza abagabo bati wagize uko ungenza. Abagabo bashobora kubabwira ngo yego tubitegure ni bake cyane. Yego. Ariko umugabo abishatse nta kintu washyira n'agatuza yagashyira. Nabo abantu bashobora gukoresha abantu imibonano batabishaka, abagore. Ariko nta mugore wakoresha imibonano batabishaka, kuko kwifuza kuzaguma kuri we. None nibariza abanyamwuka n'abahanuzi n'abavuga mu ndimi n'abakora gute, nta bisebe kibaho, ntago mukibyara mubabaye. Umugabo nta gucura bufuni na buhoro akakugira uko ashaka. Umugabo nta gusambana naho wajya. Usibye amategeko yagiye ahinduka. Ubundi umugore yari asset. Iki nabwo ni igikoresho. Ari umutungo. Umutungo w'umugabo. Hari icyo bita assets and liability. Kireko warize contabilité no wabimenye. Hari umutungo. Ako turashima amareta menshi. Umugore si ikintu ahubwo ni umuntu kandi ni umuntu. Ntabwo ari umutungo ahubwo nawe afite ubwo burenganzira. Ariko yabugira atabugira kwifuza kwe. Ibyo se ko hari abasenga none mubaze n'ijambo rimwe banasengana n'abagabo babo, ariko igise kirahagarara. Ose umuvumo ibeshye se ujya ahantu udasabye uruhushya umugabo wagusaba uruhe kakubwira ati ndahagurutse ndigendera. Sigiye ati ntukambaze ubusa. Umugore se yabwira ngo ntumbaze ubusa ndagiye ataha mu Rwanda. Erega ikibazo cya mbere batanazi ni muba mwarubakanye inzu bayijemo yuzuye. Hari facts nyinshi zituma ubura bwa burenganzira iyo ari umuntu udakijijwe. Ndagira ngo twumve wa muvumo. Yego. Warabona nuko yenda nange mutaragira. Ashobora kubwira hagiye ariko atari nahagiye. Ariko umugore asaba uruhushya buri. Umugore avuga ngo tujye kuryama burije. Ntabwo mbese. Umugabo ati muzimye televiziyo mwese. Kuryama. Hamwe n'abana bakagira gute. Kuryama. Kwifuza gutwarwa urabihakana bishingiye kuki? Twamanutse. Wose umugore. Yego. Adamu irabwira iti ndagira ngo duhuze n'aya mafaranga. Ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije ko utazakiryaho. Uzaniye ubutaka kuvumwa. None uyu munsi turashyiramo kugira ngo weze uruboga. Ni imborera, ni ifumbire mvaruganda. Washyiramo ifumbire mvaruganda wazazirya zikagutera indwara zidasanzwe. Ibyo ko bitavuye ubutaka bwaravumwe. Uyu munsi kugira ngo weze uragomba gufumbira imborera, ushyiraho n'imva ruganda. Babyita ngo ni engrais chimique. Tekereza noneho kugira ngo ubutaka bwere bisabe ko dushyiramo ifumbire mvaruganda. Uzaniye ubutaka kuvumwa. Ngaho ndebera uku kwa gatanu twabonye imvura. Wabeshya ngo no mwaka wa 2026 hari tumba ryabayeho. Warangiza ngo turi ibyaremwe bishya. Nyine uri ibyaremwe bishya ku cyaha. Ariko ku muvumo wa karande n'iriya mivumo ino ikurikirana iracyakuri inyuma. Ushyireho n'iyiwanyu, shyiraho n'iyawe noneho wihamagariye. Impamvu twacanganye icyo. Yego. Ni biriya ntabwo ari njyewe. Ibi turwana nabyo ku rwego uvuga utari ko ndi mu biki. Uzaniye ubutaka kugira gute kuvumwa. Kandi uwo munsi hari hatarajyaho amaraso ya Beri. Icyo gihe hari hatarajyaho amaraso y'abatutsi bagize jenoside mu Rwanda. Hari hatarajyaho jenoside yabaye y'abaromeni.
hari hatarajyaho amaraso y'intambara z'abasilamu n'abakristo, hari hatarajyaho amaraso y'intambara ya mbere y'isi yose, hari hatarajyaho amaraso y'intambara zo kwa ba Dawidi, hari hatarajyaho amaraso y'abandi ya ba Uriya, hari hatarajyaho amaraso y'indengane, hari hatarajyaho amaraso y'abantu benshi. Bwa butaka bunywa amaraso kubw'icyaha cy'ubwicanyi cyakomotse bagisohoka muri Edeni. ubutaka buravumwa. Uyu munsi kuvuga ngo bamarisha inka inyama muri firigo amasaha 28, hariyo batera penicilline zivurwa nk'abantu indwara ziraza. Uzaniye ubutaka kugira gute? Noneho reba amaraso ari manywa, reba ubutaka amaraso ari manywa uyu munsi. Reba bwo muri Congo, South Africa, muri bya apartheid, reba intambara zo muri Afrika, reba ibibazo, reba amaraso y'abana b'Imana ari manyobwa. N'ubu butaka buzera ryari? Ko mbona Yesu ujya gutekereza byinshi. Ubwo ndi kubikurura uburyo umuvumo uba warinjiye. Jewe nzi umuntu wanze guhinga umurima w'iwabo kuko ariho biciye famiye zose. Avuga ati ntabwo natera ibishyimbo ngo nzabirye kuko haniho amaraso y'abanjye bari umurima arabureka, cyakora buteramo indabo. Yego. None ubutaka bugize gute? Urashyiramo imvaruganda. Niyo mpamvu uyu munsi amakanseri, amadiyabete, ibisebe byo mu gifu ni ibiryo uriye ari kuriye bigize gute? Arakana duturanye kari mu kigero cy'imyaka, ni impanga, ariko umwe niwe wafashwe. Ni impanga z'abahungu n'abakobwa, umuhungu niwe wafashwe. Nawe na mama we mbona bambaye neza bari kugenda, abwira se kusohokanye umwe undi ari ku ishuri, ariko uyu nguyu ngiye kureba ikibazo afite kuko ari kunyaragura, nkabona ntibisanzwe, ngiye kureba bamupime. Aragenda baramupimisha, kongera kuza guhura ambwira ngo bamuhaye ibitaro, ngo bamusanzeho diabete nimba ari type 2. Hari umwana w'imyaka 10. Ubwo se yahuriye n'isukari nyine ni ikibazo. Aho yanyoye inzoga heza. Ubwo se ngo stress afite niye. Ibaza umwana imyaka iri gutangira niba hari ikintu kideranje ubuzima, diabete. Kuko isukari zamuka utabizi. Uzaniye ubutaka kugira gute? Kuvamwe. Ndebera urahinga ntacyo usarura, ukongera ifumbire mvaruganda, abantu bakirengagiza bino bintu. Ikindi cya kabiri, iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibibuvamo ugombye kubiruhira. Aho ngaho rero hasubizwe babandi bavuga ko amafaranga asengerwa. Kasubiremo, uzajya usubizwamo uzajya urya ibibuvamo ubanje kubiruhira. Mu murongo wa 17, uzaniye ubutaka kuvumwa. Iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibibuvamo ubanje ugombye kubiruhira. Reba neza, ubwo uri gusoma neza, reba muri telefone yawe cyangwa ubanje kubisengera. Ashwi kubigira gute? Kubisengera, kubiruhira. Oya, kubisengera. Haranditse ngo uzaniye ubutaka kuvumwa, kandi iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibibuvamo ugombye kubiruhira. Harimo abantu babayeho neza rero babanza kubisengera. Sawa nibarya, ariko none ari icyo bashaka, ari icyo bahawe n'abandi. Njya nkunda Icyongereza, ngo shall not eat of it, cast is the ground for your sake, in sorrow shall eat of it all the day of your life. It is sorrow. Babaro ugombye kubiruhira. Ntabwo ndarangiza uwo muvumo.
buzajya bumeramo imikeri n'ibitovu, nawe uzajya urya imboga zo mu murima. Gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima, urinde ugeze ubwo uzasubira mu butaka, kuko ari wowe wakuye. Uri umukungugu, umukungugu niho uzasubira. Kuki batatubwira? Hari ibintu nyine badukuraho, batubwire, batwigishe nka bariya batukana, avuga ati uyu murongo bawusome, atasigaye dusengere ubuzima nk'uko wabivuze, dusengere Imana iduha imbaraga zo kugira ngo dututubikane, ibintu bigende neza, dufite ubuzima buzima, utarwaye, udahuye n'ibindi bibazo by'ubuzima, ufite imbaraga, kugira ngo upagase ufite imbaraga. In the sweat of your face shall they eat bread till you return to ground, for out west taken, for dust out to dust shall return. Gututubikana icyunzwe cyawe nicyo kizaguhesha cyo kurya. Hari ijambo waruvuze, impamvu amadini atavuga bino bintu, ntabwo babona amaturo n'amafaranga, kandi umuntu ashinga idini ku nyungu runaka mutazi. Sindi umurevera se, sindi umushumba se, kuki ntashinze idini ifite ibisabwa byose? Nanjye aya magambo sinayigisha. Usugira ngo waba wohereje abantu mu kazi kuruta kubahamagara mu rusengero, kandi urabakeneye mu rusengero, kandi ukeneye kubabwira amagambo atuma bikoramo, bazamura ubuzima bwabo bumanuke. Ngira ngo nabohereza mu kazi bakazaza nyuma bamaze kuva mu kazi. Tubyihorere se, kutari amadini agira amabanga menshi yanjye, tubyihorere. Niyo mpamvu Yesu yanavuze ngo muzinduka mu bihanamanga, mujya mu bihuru mushaka bo muhindura, ngo ariko uwo muhinduye azara umwana wa Gihenomu inkubwe ebyiri kuruta mwebwe. Uwo muhinduye azara umwana wa Gihenomu kuruta mwe. Ahandi aravuga ngo mwinjiye mu rusengero ntimwajya nko murarukinga, ngo ariko dore indaya n'abasinzi n'abasambanyi bazabatanga ijuru. Kuko ushinga idini afite ibintu yubaka, agenda bizi ibyo nkubwiye, kuko nizi icyo bita church arts and design. Ibyo abandi biga muri theology ngo ni church planting, ariko church planting ni design na arts n'ubugeni muri byo. Ndabizi cyane. Buri yimbwe ngo nigira itorero ryanyu impamvu rigo bitanza kabiri ngahita nkora mishema ngahita byuza ngwane okay, kugira ngo uri design icyo twita design arts and design church. Ngo ndikwereka muri administration, nkari kwereka mu byo kuyobora mu mwuka, nta kintu wambeshya buri nabiretse mbizi, kuko hari icyo nshaka ku Mana yanjye. Urubyiruko rukora amaboko mu mufuka rukore, noti n'urubyiruko, abantu bose. Ese ubundi bwo tuvuga nk'urugero nk'ubu, mbere yuko dutangira tunyoye agacyayi, si nk'urugero ngo haye dufasha ka petit déjeuner, ngo tugire imbaraga. None mu myaka yanjye y'ubusaza nzajye gutera hejuru abakwe n'abakazana, cyangwa nagombye gushyigikira abana banjye? Uyu munsi rero byaracuramye, umuntu asigaye asaza akaba umutwaro wabo yabyaye, agatangira kwanduranya, kuruta uko yagombye gusa ati bana banjye, ati umubyeyi ati mufate yanka mushyirira abana, bakuzana amafaranga uti muyihorera amazu yanjye arishura. Wasangaga basogokora avuga ati abana abuzukura banjye, ariko uyu munsi mukame mubashyira abana, kuko bararushye. Ariko uyu munsi ahubwo bana nta mata mperutse, mushaka igitoki cyiza mushyire umukazana wanjye. Niyo mpamvu bavuze ngo urukwavu rukuze bararurya. Kandi ubundi urukwavu rukuze rwonka abana. Ibi bintu tugomba kubisura, urubyiruko rukwiye gukora, abantu bose. Gututubikana kwawe no kubira icyuya niko kuzaguha ibyo kurya, kandi uzajya ubikura nk'ibivuyemo, nabwo wabiruhiye. Uzagera ubwo uzapfa ugasubira mu gitaka. Uyu muvumo uri ku muntu wese wabyawe n'umugore. Ase Yesu nzawe ntiyamuriye
akavuma umutima kuko uteza imbuto. Yesu ntiyariganye akazi ka Yosefu nawe akabaza kugira ngo nicyo kurya. Abone icyo kurya. Bemera ko burya nubwo batabisobanura hari ideni yishyuriye Yosefu yari arimo. Yari amazemo igihe atishyura. Ko yapfuye atabitunganije. Rero ndagira ngo abantu banitegura amasengesho turi gutegura muri kiriya cyumweru. Amasengesho y'iminsi 14. Rwose ndi kubaha igihe bitonde bitegure bizaba bigenda neza. Urumva ahantu amagambo barayumvise. Tubonye abagore kari ibintu bingahe? Ibintu 3. Kubyaro babaye. Bano gusubira bavuna burya. Anyumva neza. Ndagukurikiye. Kwifuza kugarukira ku mugabo. Umugabo akamutwara. Igeze ku mugabo. Iyo ikitanze. Gututubikana uzaniye ubutaka kuvuma. Kuko gututubikana kwawe uzaniye ubutaka kuvumwa iminsi yose iyo kubaho kwawe uzajya urya ibibuvamo ugombye kubiruhira. Hagara kubisengera. Bakumvise. Yego. Buzajya bumeramo imikeri n'ibitovu nawe uzajya urya imboga no zo mu murima. 9. Gututubikana ko mu maso hawe niho hazaguhahesha umutsima. Uzarebe turi mu kazi. Tubiri cyuya mu maso. Cyane. Tubiri cyuya rwose. Nabyo no gututubikana wagacwa. Gututubikana ko maso nako zaguhesha umugisha urinde ugeza ubwo uzasubira mu butaka kuko ari bwo wakuwemo uri umukungu. Niyo mpamvu iyo dushyingura tuyora ibitaka hejuru y'imva. Igitaka gisubiye hehe? Mu gitaka. Iyi mivumo ntigihinduka, ihindurwa n'abantu bazi gusenga amasengesho ariyo tugiye gutegura ukabicamo. Wamara kurobora kino kirere kimeze neza, ariko kuba byarabo wapi ntibikunda. No gushaka amafaranga nabyo uzatutubikana nabyo ntibikunda. None se ugira ngo wagiye kurangura mu ndege arasinzira, uzi imbeho yo mu ndege? Wajya mu Bushinwa kangaho ushaje, uzikurira indege gutega kubona amaviza, uzi gututubikana abacuruzi kuba ari faranga, ukuntu bazinduka. Mva please, uzara abagore bageze mu za Nyabugogo sangaye saa 9. ntago bakeneye gukumbata abagabo mu gitondo se, akemera akajugunya kiringita, akajugunya umugabo, akajugunya abana kugira ngo agire icyo cyura spiro kandi yashakana mukubita hasi. Wowe uraho ngo haleluya, ukajya wikora ku mabere n'ahantu hose ushaka ngo warahamagaye barakubeshya gututubikana. Noneho ikintu giteye ubwoba uyu munsi wa none n'abagore basigaye batutubikana cyane. Ashyireho kubyara, ashyireho gutwita, ashyireho gutegekwa, anatutubikana ashaka umugati. Reba ukuntu abantu twasaze dushaka amafaranga. Undi nawe ati yasengere birakunda. Ndongere mbisubiremo, amafaranga ntasengerwa. Nuyasengera uzarinda upfa ntayo ubonye. Ahubwo Imana iguha imbaraga zo gushaka amafaranga. Amen. Ikaguha n'umugisha w'icyerekezo kizima. Ariko umugisha nawe yego ugutera kugira gute? Gututubikana. Abonye ukuntu abantu babyiganira amasoko cyane. Kuba engineer biroroshye. Nese wapfa kubibona gutyo gusa utapigana. Ubu cameraman gutyo ukagira amashusho meza, byagutwaye umwanya ungana iki? 5 years. Ubu urasinzira byo. Ibintu bishyashya biri kuza utabikurikiranye uratakara. None video z'umwaka ushaka gushaka usa n'izuyu munsi wa none duhora twiga dututubikana tuvunika hamwe, badusaba kuryama saa 3. Ninde ubishobora? Ntago bikunda. Umuntu abyuka gikeneye gusinzira cyane kubera gututubikana no guhibikana no kuzapfa ugasubira mu gitaka utabirangije. Kuki abantu batagera ku rwego bumva ibi bintu? Yego, bagomba kubyumva. Ikintu usengera ni ubugingo. Ubundi usengera ubugingo, ugasengera ubuzima kugira ngo ubashe kubaho. Yego, ibindi byose birakorera. Amen. Ibindi byose ni amahame. Ngira ngo tubyumvikanyeho.
tubyumvikanyeho bitegura amasengesho. yego Mu kinyarwanda ni uguca imigozi yabaziritse no gusenya karande no gukuraho ibicaniro bibagendaho bituma badatera imbere mu buzima. Tuzakora iminsi 14 kandi numva tuzakora live. Imana niduha ubwo buryo turimo turabusengera. yego Mwabwe umugisha n'Imana.